amakuru yakabaye meza mu nkondo. Ntabwo ari meza habe na gato. Habe na gato. ubwo se tano uvuga gutyo ngenda kugira ko njye bakakubwiye ko amakuru atari meza. Uko se yemwe ba ntabwo nzamwe n'umunezero sinje kwicara hano barishimye namwe. Umunezero wo murawumbujije. Mwabanje kunezeza murambagizanya mbashyigikira mbakunda. Jojo wowe uribuka ukuntu wabanye na murumuna wawe, ukuntu wamureze, ukuntu wamwitaye. Uyu musore araza turamushima. Tambabarira winyibutse ubuzima bwanjye na Joy aho bingeze ndabizi. Nubwo mbura ko ndushumuje inama. Harya mwaragambiriye ngo imivuduko izamitane hejuru y'imyitwarire yanyu. Ari igihe nyoko mwasigaranye warambagizanije n'umugabo wawe. Ndabashyigikira. Nari ngize amahirwe ubonye umugabo. Ntabwo wigeze undumbira ntigeze umbera umukobwa mubi. Ceceka ninigure. Singiye kuzaturika umutima. Wambereye umwana mwiza. Wabaye umukobwa uzi gucisha umweyo mu rugo, ukamenya gucisha itorosho muri salo. Ugira amahirwe ubona umugabo. Ndagushyingira. Jojo, ntiwigeze unkoza isoni ku musozi twari dutuyeho. Mwari imfubyi. Uzi? Ceceka, ntabwo ushaka kukumva. Ntabwo uretse kumfatanya n'agahinda nifite. Urumva ukandusha. Ushakanye n'umugabo ni byiza. Twaratumiye. Inshuti abavandimwe abasaza, inshuti zahoze ari inshuti ziwanyu. Nta n'umwe utarishimiye ko Jojo ashatse. Wari umukobwa w'intangarugero. Ugeze mu rugo rero rurimo amafaranga, rurimo ibiki, ubu urigamitse ubahutse umugabo ku rwego rungana kuriya. Jojo ni Jojo nzi ibintu kunjijisha ni ibiki wamundeze hejuru ibibazo biri muri urugo gonje ujye kumundega urambeshyera ndarengana musore kumbwira nabi nakuze Jojo tarama Ben yarushaga iki umugabo wawe sobanura icyo kintu. Umugabo wagukoye, umugabo wagushyize mu rugo nkuru, umugabo utaragize icyo kwima. Nanjye nyoko wanyu muzi nk'umugabo inyangamugayo. Hanyuma urahangara utinyuka guha icyubahiro umwana uje abasanga. Washaka kwisenyera nyine. Ariko ibyo twarabikemuye, naguye mu moshya njye na Ben nyine tugwa mu bishuko, ariko nasabye imbabazi umugabo wanjye kandi yarambabariye yemera ko tunagumana. Icyo nibaza ko atari ikibazo wakambwiye nabi kigiye narabigusobanuriye nandi ndakubwira nti nsabira imbabazi ntibizongera. Urabizi ko stop mubura ubwenge muri urugo. Niba waramusabye imbabazi mukababarirana ntukandusha karime. Ndi nyoko wanyu ngana nyoko hasoni. Wasabye imbabazi nyine wakoze amanyanga, ari wo muvumo wakuru ibi byose bigenda bibakuruka nk'umugozi bikarangira. Na Joy mwene nyoko nawe arampagurukiye, nimara gupfa mukampamba muzasigara mwenyine. Imivuduko iranzamukana hejuru yanyu. Umwana w'uruhinja wahetse ku mugongo harabasenyera birakunda da. Abagaraguza gati koko yihindura kamamiyo. Ibyo mu rugo byose arabivangavanga. Nuko umwe akajya ukunda akajya ukwe, amahoro arabura mu rugo. Allo. Biteshe wanjye. Use tuvuge ko utari mukumva uwo muvugana. Mukuru wawe.
oya uretse kugenda ihangane pe ndakwinginze mpakanya unyumve nyumva nyine nk'umuntu oya niri uretse kugenda wabanje ukanyumva none se ubu nunkupa birakumarira iki biragufasha iki koko mbwira biragufasha iki nyine nyumva nka mukuru wawe ndabizi ndi umunyabyaha ndi umunyamakosa ndi umunyamafuti byose ndabyemera ibyo wanshinja byose ndabyemera kandi kuko byose ni ukuri nyine mbanza unyumve mbabarira ukabyara we wikupa oya wikupa umva rero mwana wa mama nta birenze ngo uhamagariye ndimo ndagushaka hano mu rugo iwanjye nyine ndagushaka tuza ubanze unyumve ndagushaka ngo uze tuvugane none se uzaza ryari wazaje ejo se mu gitondo ntacyo murakoze sawa yewe ibi ngibi mana ntabwo nzasubira mu buzima sinzasubira na gato nyagasani Jojo ntabwo nshaka kwibuka nyoko ari we mwene kwibagirwa nyoko ari we mwene mama mbabarira unkora mu gisibe pe ibibazo mfite ni byinshi amakosa nakoze ni menshi harayo nasabiye imbabazi ayo nzi nayo ntazi birahagije mbabarira wizura kaboze wizana mama ndababaye yari nyoko akaba mwene mama umutima wanjye umenetse ubuzwe umutima wanjye ngemerewe yari nyoko akaba mwene mama tuvuga none se wamwonyurira ko yapfuye byarangiye bigenze uragira ngo nkore iki Jojo wareze bene nyoko hawe wataye muziko Jojo urashyingirwa turishima tambabarira wimvuga ibyo bigwi byiza yego byararangiye none nkora iki uyu munsi wana guhamagaye ngo utabaza ibibazo mfite urabizi urukuza umbwira nabi ngaho mbwira uruhari nagize muri ibi byose biri kubaha ngaha kuki umwana w'uruhinja nkuriye bagaraguza agati mukemera abarusha imyaka iyo boruzko ndinzira karengane muri ibi byose ntabwo ari njye wahaye Joy ikaze hano ntabwo naguhamagaye ngakubwira ngo uhamuvane ntabwo wamuhamagaye wakakwangira ntabwo yanze gusohoka muri uru kubyanga byaterwaga nuko ndabonaga ubuzima ari mari bwiza ninjye wamuhaye ikaze se ninjye wari wishimiye gusenya ariko ntabwo mwakagombye kwemera ibyo uriya mwana w'uruhinja babwira ese uruhinja ninde akakugaragurira akazi uri kwita uruhinja Joy ni uruhinja uriya mugome niba mushaka ko nzicwa n'agahisha ntumvugisha n'uko uri gutuma tante ambwira ibi byose ntabwo ari wowe watumye Joy agumanga ntabwo namusohora gukambira ngo ni mureke ngo ni amaraso yanjye wowe ukamukunda kundusha ari muri umuntu wanjye uzi ko ari kumpemukira ntumvugisha nawe hanyuma wowe umuntu w'umugabo ungana nawe uratinyuka umwana ungana kuriya agatinyuka akagutesha urugo wubatse rukugoye muneshereza umwana umutwe okay reka dukemura ibibazo n'ubundi njyewe ntago ntwite nta ndaye mfite Joy aratwite nibabane none uruhuke ngengende ariko igenda arengana ibyo byose urengana gute ndakubwiza ukuri kuriya mukobwa nta na hamwe nigeze mpurira nawe yakoze ibishoboka byose ariko nta na kimwe isezerano ryanjye mfitanye nawe ndarizi yagezeho babana mu cyumba ukumva nibyo ntakubwireka bikubwira yaranyirukanye amvana mu cyumba yinjizamo Joy narabikubwiye ko Joy atwite rero njye nta nicyo nyimara hangaha ahubwo ntabwo wakabaye unambwira nabi nge ndinzira karengane n'uyu byose wabikoze njyewe ibyo mvuga byose ndabiterwa n'umubabaro ntabwo nifuza ko ujya kwitwa igishubaziko naragushyingiye uyu mugabo nawe yabuze ubwenge gute mutishyira hamwe ngo murwanye umwanzi nubwo ari umwana mu rugo ariko ntabwo yakagombye kubagaraguza akamamiyo ngo mubyemere kuba mfashe umwanzuro wo kuza sinkirya sinkinywa amazi ngo amanuke sinyigira nta kintu kimwe kikimfata ku mubiri
hejuru y'agahinda. Ese tareka mubaze ko ujanga uri kumbwira nabi kandi numvaga akaba uri ku ruhande rwanjye uri kumbwira nabi ngo ngire uragira ngo nsoke hano Joy yaze yinjire babane kuko niwe umutwitiye uragira ngo bigende bite Ibyo ni ibiki byo kumbwira ngo aramutwitiye? ntago atwite Ntabwo nakiri inkwano za Joy. Turabyumvikana. Nta nkwano ya Joy nakiri. ariko atwite inda y'umugabo wanjye. Jojo ibyo ntabwo bindeba. Hanyuma bigende bite Urugo ni urwa Jojo, ntabwo ari urwa Joy. hanyuma iriya nda bizagenda Kabone nubwo yaba ifite. nyine uriya mwana we bizarangira bite Ikibazo mwagize Joy aratwite. Joy afite inda. Hari ubwo yigeze ujyamana nawe mugabo we? rwose ndarengana ntabwo nigeze ndyamana nawe. Reka mbereke. Njyewe ndarambiwe nimwe nasigaranye. Okay. Urugamba ruri muri iyi nzu sinda ya Joy. Urwo narwanye mudahari ni rwose. Namwe mwirebe. birasa n'ibiki Mwese ntawe utarize mugende mubirebe. Ntacyo ntakoze. Njyewe umukobwa namujyanye kwa muganga nta nda afite. ntabwo nabona amagambo meza ngushimiramo nta nubwo ndi kubona ikinyarwanda navuga kugira ngo nkubwire ko umutima wanjye numva unezerewe ndumva mbohotse bajya bavuga ngo abagabo ngo nibo bavuga ngo ni intwari oya hari n'abagore umuntu aba akwiye kwita intwari n'ukuri wakoze igikorwa ntatekerezaga ko wakwinjiramo mana yanjye wenyine none ntabwo uzingiye ikintu cyari kinesheje nyine umutwe cyane kurusha ibindi kumva ko Joy atwite inda y'umugabo wanjye wansabye akampa tumaranye iki gihe cyose nta nakana kari muri iyi nzu kanyita mama nyitwa Jojo nyitwa umujene Marie ye baba we numvaga nsebye numvaga nyine isi nijoro binguyeho n'ukuri ndagushimiye cyane pe. Ikintu kibaho mu buzima umubyeyi anezererwa ni ukubona umwana we yubatse akaremye umuryango. Umwana wanjye ntabwo watutse Imana na nyuma yazerera akora. Urumva Jojo uriya mukobwa yabyuririyeho ashaka kuza kugusenyera urugo ntabwo nari kubyemera. Ninjiye muri gahunda ndende kugira ngo menye ukuri niba yifite cyane batanayifite. Ntabwo nifuza ko gusenyera. Kuri Imana ihabwa icyubahiro n'ukuri. Imana irahambaye pe. Njye nkoze ibyo nagombaga gukora n'ukuri Imana guha umugisha. Gusa arabizi ko uyu munota ndi hano nabimubwiye mubwira ko ibintu ntabyihanganira ko ngomba kuza kukurebura umwana wanjye. Oya ta uhishira umurozi neza neza akakumaraho urubyaro ntabwo wari kumwishira. Ikindi ntazongere kurenga amarembo yinjira. Ibyo byo namaze kwimusezeranya. Ta n'ubundi nta marembo nigeze mukingurira byari byatuwe n'umugabo wanjye kandi nawe ndahamya ko ari byo yari yaramutamitse. Ntago umugabo wanjye yari kunesha agaciro ngo amwubahe bigeze kuri igihe ni nk'ibintu yari yamunywesheje. Joy yageze habi pe akwiye gutabarwa n'Imana uramwana n'umukobwa akwiye gusengerwa. Yarananiranye umwana arusenyera urugo rw'umwana gusa nawe naramubyaye nta mwana uvuka inyuma y'inda nawe sinzamujugunya ngiye kumusengera nawe abona uwe gusa icyo nkubwiye cyo icyangenzaga ndakirangije ubu ngiye kugenda ngiye gusubira mu rugo. Ubuye ntabwo ntunsiga akakanya mbabarira umara iminsi mike aha turi kumwe tubanze tuganire numve ko nshize igihunga pe rega ndacyahangayitse nanjye uriya mugabo ndacyanamutinya usiko mbona mfite n'ubwoba ntashaka no kumusanga mu cyumba ndahangayitse nyine ndacyafite igikomere ako byibuza n'uburi hano tugasengana ukamba hafi nyine tukaganira nzongera mbuhoke. Uru rugo regana yari amaze kururekura ni nkaho Satani yari amaze kurunyaga nyine usibye kwa kundi umuntu asenga akiragiza Imana akavuga ati kamamba yambaye reka ngende mpangane mpatane wenda nzatsinda nibyo byari byaranzanye ariko mbabara winseka buretse turi kumwe iminsi n'ingahe ndakwirinditse. Uburase uriya Joy ni umuntu uzambera ku rugo ngira umutekano ngo urugo rwanjye ruratekanye uko umuzi muri umuna wawe wowe koko. Oya Joy we ntago wamwizera none urumva urugo ndi burekere nde. Oya turahamagara wa muhungu karekezi wo kuri boutique hamwe mujya mufata ibintu hajya nyaruka turebera ukuntu bimeze
kandi Joy nawe arega bibona ko udahari abyitaho erega yigira ikigoryi abishaka uyobewe ubugome bwe n'ubwenge agira nabona udahari ahubwo aratangira ahangayike avuga ati kubera iki tante yatinze kwa Jojo ariko mu by'ukuri mbabara turi kumwe umfashe gusenga umfashe kwiyegereza Imana nongere niyumvemo n'umugabo wanjye kuko nsigaye numva rwose nanishisha no kumwigira yarabasenyeye Joy yaradusenyeye pe Jojo Imana wasenze ntabwo ari baya ta maze kubona ko gukorera satani nta nyungu birimo cyangwa nta cyiza kirimo kuko Joy ndahamye ko biriya byose yiyemeje kubikora afite izindi mbaraga ziri kumushyigikira kuko nk'umugabo wanjye uburyo yasigaye yitwara kubona umugabo wanjye yanyirukana mu cyumba kansohora no mu nzu nuko hari ibintu yamuhaye uko byagenda kose Joy afite abantu babi bakoranaga afite abantu bamuhaga uburozi afite bivuga ngo nawe n'ubundi akenewe kubohorwa akeneye gusengerwa ikindi akeneye abakozi b'Imana bakamukorera deliverance akongera akamumwana mu buzima icyo kintu uvuze nicyo ko nanjye ngatangare uyu mukwe wanjye ukuntu ari imfura ukuntu ari umugabo wihangana nawe ukuntu yaguye muri uriya mutego ariko Jojo humura ntaho njya turaba turi kumwe ndagushimiye ibi ni byo mu kinyarwanda bajya bavuga ngo umubyeyi ni umugore ubu ngubu ureba urahabaye ibibazo byose birashize ndumva nanjye umutima wanjye ubohotse kandi ikindi kintu nagusaba ntuze kurakarira umugabo wanjye ngo wongere umutima umujinya ntago ari we uyu mugabo wanjye ni imfura pe agwa neza nibyo byose yakoze njye nabanje kugira ngo wenda arashaka kunyihorera ariko ntago ari byo nibyo cyo yaramukoze ntabwo nongera umufate nk'umwana nawe umuganirize mugure utuntu twahitwaye yego ndaho humura kugira ntabwo nongera ubwo tugende wicara umutekanye nta kibazo mukorera akazi Iki wibagiwe? Wibagiwe wowe. Nakwibagiwe nyine wowe. Ese kuryamye nabi? Ku buriri bwose wabwuzuye igihe ndaryamaye. Hani? Yes. Ngiye ndaryamaye. ko hari ikintu nashaka kukubwira. Igiki bwira nta kibanza. Itese ko wisanzuye cyane se mwafise binde natubabarira kuko turaganira na Janvier usanze ikiganiro kigeze hagati nitwa Irene Ornella ndabarogoye se nuko twari twahejeje kuganira nayo ngiye gusohoka ngende ruwaye se kora iki
Jewe ndi murumuna wa madamu wa Bofre. Bush. Okay. Ni byiza. Ariko utari kwicara ku meza Hagaragara neza. reka nze ngo werekeze na cya kintu ndahita ngikubwira nta kibazo ko reka mubaze nibyo mpora nkubwira ubwenge warabwicariye Ubu ufite mu mufuka w'ishati aho ngaho. nta n'isoni wowe urabona umuntu nta no kumwubaha Yamuri. aho yakwicara hose harakureba Nubahe ndamuzi. ubwo nibwo bwa bwenge buke nyine mpora nkubwira Sawa. ntuzi ngo ni umuntu ugannye kampani arashaka serivisi ki Iyo baganye kampani azabicara kumwe bicara. of course azanye amafaranga Reka da. wowe uzanye iki nukuza ureba gusa nk'inturumbutse Genda isengeri yashaje akoresheje ushaka kujugunya. yaba rusengeri Usanze iyo sengeri baragutegeye musi. Ntaho izajya. reka rero nkubwize Umva rero mubwire nanjye. buretse sinkavuge ngo uvuge ntukanshanukeho respect sibyo ibintu byo kuza simvuge ngo wishwanyagujera ubuntu uri icyahangaha ku buryo ese waba unkunda byo ni ngombwa ngo ubigaragarize n'abashyitsi baje batugana Icyubahiro ni ukuzana niba ari n'umukiriya kumuzana akicara ku meza. Ariko reka mubwire. Uwazana inzobe, uwazana ababutisiga, uwazana abanyamweru, uwazana amavuta mu Bufaransa, ibyo birakureba. Cira birarura ko ushobora kuba ari ibiryo utaziye kuvamo. umva nkubwire rero icyo ugomba kumenya ni kimwe ntukunditse habe na gake sibyo singukunda sinzagukunda sinanagukunda niyo twasigara mu isi turi babiri watura icyango ubu nkatura i Burundi toka kwasa gusa imbere